ese nkubajije wowe dukurikiye hari ikiguzi cy'ukuri wabona? Ese umuntu akubwiye ngo uhitemo ukuri, uhitemo no gupfa, ese wahitamo ukuri cyangwa wahitamo kuvuga ngo bakwice? Uzemere ubura icyo kurya, uzemere ubura inshuti, ariko uzajya ushyira imbere ukuri. Kugira neza, ineza. Abantu benshi baravuga ngo ineza ntibora. Gira neza ngo uzayisanga imbere. Buri teka imbuto tubiba mu neza tuyisarura mu bindi byiza. Ndabasuje cyane aho muri hose, ni Ahava TV, nitwa Nelson Mucyo kandi kaze kuri Mucyo Motivation. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bitatu gusa. Ibyo bintu bitatu nta kiguzi bigusaba, nta mafaranga watanga kugira ngo bibone, ahubwo ni ibintu Imana yaturemanye tuba dufite buri munsi, kandi umunsi ku wundi ukeneye kubitanga kuko n'ubundi nta kintu bisaba. Mbere yuko tuganira kuri ibyo bintu bitatu, hari ijambo riri muri Yohana rivuga ngo muzamenye ukuri kandi uko kuri kuzabatura. Ikintu cya mbere ni ukuri. Ese nkubajije wowe dukurikiye hari ikiguzi cy'ukuri wabona? Ese umuntu akubwiye ngo uhitemo ukuri, uhitemo no gupfa, ese wahitamo ukuri cyangwa wahitamo kuvuga ngo bakwice? Ndabizi neza yuko abantu benshi ukuri kubananira, ukuri kurabananira, ariko ndashaka kubwira ko ikinyoma kimeze nk'urupfu. Ikinyoma kigenda vuba, uko urupfu rubanguka niko n'ikinyoma kimeze. Ukuri nicyo kintu cya mbere. Uzemere ubura icyo kurya, uzemere ubura inshuti, ariko uzajya ushyira imbere ukuri. Umuntu wese uvuga ukuri nta hantu na hamwe adashobora guca, ariko abantu bavuga ukuri ahanini barabanga muri sosiyete. Nubwo bakwanga uyu munsi, ariko uzaryame ku kuri kwawe, kuko ikinyoma gitungisha abantu igihe gito, naho ukuri gushobora kukubeshaho imyaka n'imyaka. Aho kuba umukire wuzuye ibinyoma, waba umukene udafite n'ikintu na kimwe, ariko ukaba ufite ukuri. Abantu benshi bavuga ibinyoma bagira inshuti nyinshi, abavuga ukuri bakagira inshuti nkeya. Uzemere mu buzima bwawe bwose ubamo ubura inshuti, ariko umunyakuri. Uzagira inshuti nkeya, ebyiri cyangwa eshatu, nazo utahamagaye utashakishije, kuko inshuti nziza zizagushaka nizibona ko uri umunyakuri. Mu kazi ukora ntuzemere kubeshya kugira ngo ukundwe, ntuzemere kugira uwo ugerekaho ibinyoma kugira ngo boss wagukunde, cyangwa kugira ngo inshuti zibe nyinshi ziyongere, kuko ibyo bintu ni by'agahe gato. Ikinyoma kigifata intebe, ariko kikazagera rimwe kikava kuri pause. Ukuri kurabatura, ni nako ijambo ry'Imana rivuga. Abantu benshi bakunda kuvuga ibinyoma bakabishyira abandi muri sosiyete, mu miryango, abandi bakabanga, ukishyiramo mugenzi wawe ukamubeshyera ukamuhimbira, ariko mu by'ukuri nta munsi ikinyoma wakirambana. Hari igihe kigera ikinyoma kikabura ijambo, ukuri kukabaho, ukuri kukagira imbaraga, ukuri kukageza umuntu ahantu atari kugera, ukuri kukagira rimwe kugatsinda, kukavanaho ikinyoma. Mwene data udukurikiye, ndagusaba kugira ukuri. Umunsi wawe uvuye mu rugo ugiye mu kazi, ujye usaba Imana ati umfashe sinze kugira ahantu ndya ururimi, nze kuvuga ukuri kose kundi ku mutima. Icya kabiri rero ni imbabazi. Imbabazi ni ikintu navuga ko twaremanywe, ariko biragora cyane abantu kubabarirana. Imbabazi ziratinda. Kubwira umuntu ngo mbabarira,
hari umuntu wanditse aravuga ngo hari ibintu bitatu ngo bigorana, ngo kuvuga ngo hari ibintu bitatu byiza Imana ikunda, ngo kuvuga ngo urakoze ngo bikunda kunanira abantu, no kuvuga ngo mbabarira ngo bikunda kunanira abantu, ngo yewe no kuvuga ngo bonjour gusuhuzanya. Kandi ngo ni n'ibintu bitahenze, nkuko ukuri utakugura niko uciye kuri mugenzi wakamubwira ngo waramutse ntacyo bigusaba. Umwuka uhumeka ntago wishura, kubwira umuntu ngo waramutse umbabarire urakoze hari igihe bitunanira, ariko imbabazi ni ikintu gikomeye mu buzima, mu mibanire, muri societe n'ahantu hose duca. Usobanukiwe n'ikintu cyitwa imbabazi wabaho neza. Hari igihe abantu batuhemukira, hari igihe natwe duhemukira abandi, ariko gusaba imbabazi no gutanga imbabazi ni ubutwari bukomeye. Wowe udukurikiye uyu munsi, iri jambo rya kabiri urizirikane mu buzima bwawe. Nta munsi n'umwe ku isi uzabura abaguhemukira, nta n'umunsi n'umwe ku isi nawe utazahemukira abandi, ariko icy'ingenzi mu buzima bwawe ni uko uzajya utekereza ku buzima bwawe, ukagira ukiganiriza, ukagira ibyo utekereza ku nzira zawe, ku migendekere yawe ndetse no ku mibanire yawe n'abandi. Nusanga hari ahantu wahemukiye mugenzi wawe, uzace bugufi umubwire ati mbabarira. Ariko nawe udukurikiye, nihagira umuntu uca bugufi akikosora akaza akakubwira ati mbabarira, uzabangukire kumubabarira, kuko nawe warababariwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo niyo yatubabariye ibyaha byacu, ngo kandi yatubabariye nta kiguzi tutanze. Nta kiguzi watanga nawe rero mu kubabarira, nta nicyo usabwa mu kubabarira. So umuntu nagusaba imbabazi, biragusaba yuko umubabarira. Duhore tubabarirana, uhore ubabarira mugenzi wawe, kuko nawe Imana yakubabariye ntacyo watanze. Uyu munsi wa none umuntu nkurikiye, umuntu twumva ukurikiye ahava, ndashaka kugusaba yuko ibintu byose wakoze, ahantu hose waciye, abantu mwose mwabanye, hari ikintu utakwiye kujya wibagirwa mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo mbabarira, nawe ukahita umubabarira, ukababarira uwagusabye imbabazi. Tubabarirane nk'uko natwe twababariwe. Ese wavuga yuko wageze ahantu umwanzi atatera ibuye? Wowe udukurikiye, wavuga ko hari ahantu wageze umwanzi atatera ibuye? Ndibaza ko ntaho, nanjye ntaho ndagera. Ariko mu buzima bwose narabibonye abantu bari successful, ni abantu basobanukiwe no gutanga imbabazi ndetse no gusaba imbabazi. Umuntu udukurikiye uyu munsi, witekerezeho nanjye nitekerezeho. Umunsi wawe ujye uhora uvuga ati ese mu byo nakoze ejo, mu byo nibukora uyu munsi, nta kosa nakoze? Uvuga ati reka ndebe uwo nahemukiye musabe imbabazi. Ariko nawe abaguhemukiye nibavuga ngo utubabarire, uzababarire, kuko nawe ejo hari abo uzahemukira kandi nabo bazakubabarira. Ijambo rya gatatu ni ukugira neza. Kugira neza, ineza. Abantu benshi baravuga ngo ineza ntibora. Gira neza ngo uzayisanga imbere. Buri teka imbuto tubiba mu neza tuyisarura mu bindi byiza. Kugira neza ni ubutwari, ariko nanone kugira neza nta nicyo bisaba. Ndaguha urugero, ufite irasiyo wateguriye abana bawe, cyangwa ufite umuryango mukaba mufite ibibatunze, bigutwaye iki guhamagara umwana w'umuturanyi mugasangira? Bigutwaye iki kureba umuvandimwe wawe udafite icyo kwambara ukamuha umwambaro umwe nawe ukagumana undi? Kugira neza ni ibya mbere. Mugirirane neza nk'uko Data wo mu ijuru atugiriye neza. Ibintu bitatu: ukuri, gutanga imbabazi cyangwa kubabarirana ndetse no kugira neza. Ubizirikane uyu munsi ndetse no mu ijambo ry'Imana. Ndasoza ku gatekerezo. Umupadiri umwe yakundaga kubyuka ngo mu gitondo akajya kuvoma ku iriba. Hanyuma mu nzira ye hari ahantu hari haziritse scorpion, ngo ikajya imurya. Scorpion ni inzoka, ikamudoma uyu munsi ikamurya, akagenda akigombora. Ejo mu gitondo akahaca ikongera ikamurya. Nta munsi n'umwe yigeze agira umujinya ngo agirire nabi iyo nzoka. Umunsi umwe ngo abantu baramubwira ati ko duhora tukubona buri munsi inzoka ikurya ikudoma buri munsi, ariko nta munsi urayica.
yarabasubije arababwira ngo buri muntu wese birakwiye ko akora icyo Imana yamuhamagariye gukora. Ati bamwe Imana yabahamagariye kugira neza. Ati kuva uvuka kugeza igihe uzapfira, niba Imana yaraguhamagariye kuvuga neza, ujye uvuga neza. Niba yaraguhamagariye gukora neza, ujye ukora neza, kuko ineza itabora. Atari kuri ya Scorpio, nacyo umurimo wayo ni ukugira nabi. Niyo wayigisha, niyo wayica umutwe, ikomeza gupfa, izapfa itekereza gusa kugira nabi. Uyu munsi nawe sinzi situation urimo, sinzi ibyo uri gucamo, ariko ndagusaba ibyo bintu bitatu kubishira imbere yawe. Icya mbere ni ukuri, icya kabiri ni gusaba imbabazi, gusaba imbabazi ndetse no kubabarirana. Icya gatatu ni ukugira neza. Gira neza uzayisanga imbere. Tuzahure ubutaha. Imana ibagirire neza. Kora share, ukore like, ukore subscribe kuri channel yacu, usangiza abantu ibyiza biri kuri Ahava TV. Tuzahure ubutaha.